Ndi papa Sava. Simwe ko muranga mutazi n'ibyabaye. Ego ko mana yanjye ega muranga murice ntarwo muzi ko gahunda zimeze. Habaye iki? Muzi n'ibindi. Saverina bamukubise baramukubita baramunuba ko kuri muna ngaritonda ngo sinzi ngabateretse amaso sivuga ngo barandaga ngaritonda jya witonda umureke bamukubise baramukubita koko bamunogeje peka Saverina none se ndamukubise fofo sheri we yamukubise aramunaba barongera aramunaba noneho Saverina kanamugire karambizi cyangwa ni karambizi sheri witwa karambizi niwe wamukubise aramunoza koko umwana wose yabyimbaganye sinzi kazasubira n'umubona simwavanga yitonda ngo nibiki nagahuni kana nakamarine mujye musibye ibintu koko biracyabaho we bitabaho umva we uko umuntu aragukubitaga guhonda ukongera ukatiga n'ahandi akagukubita kugira ngo ubundi arangizwa mbwa atari kumbabarira ukemerwa hondwa ariko ugasaba imbabazi none se fofo barumbiza ukuri bamukubise yakoze iki umva bamukubise baramunoza ubu ni isamanza kiri no kwivuza umusuru byagenze mbaza uti Saverina yatiye imodoka ajya ku kibuga cy'indege ngo agiye gufata umuntu ageze niko gukubitwa nyine niho byatangiriye none se gufata umuntu no gukubitwa si ibintu bibiri bitandukanye yabara kwitwa Saverina biterwa ariko nicyo wazize ariko mwagiye mureka abakobwa arasura amakuru mufite bamukubise Saverina atesheriwe karambiza imodoka umva ayimutira mu gitondo nka mu masaa 3 gutyo aramubwira ati rero ngiye gufata umuntu ku kibuga cy'indege we ntizi imodoka amaze kuyimutira mutipa aravuga ati urumva nabundana n'umuntu ngo ajye gukodesha imodoka barayimuhaye umukobwa aragiye agirwa yizenguka mu mujyi wose aca kwa madede yasiza hayi aca no sinye yerekana mu kubyo snaps yari yapostinze ahantu hose yari yatwitse koko arangije nyamukobwa ajya gufata umuntu saa 10 z'umugoroba muri ko icyo kintu umura guta imodoka saa 3 agiye kuyikoresha saa 10 sayeze kuri airport saza asanga karambizi nawe ku kibuga cy'indege none se fofo ntaguciye mu ijambo ubwo no kuva ko yakuherekeje baraherekezanyije none se bapfuye iki ngo mukubite nuko ntabwo bamuherekezanya gusobanura barumva inkuru ukuntu byagenze neza karambizi yari afite umuntu rifate saa 10 ukumva Saverina ririya huni marine mbi yari yamusitiye imodoka wiyumva ko ari bufate mu gitondo kumbi bose ni isaha imwe none igitangaje kirenze ibintu ni n'umuntu umwe bagiye gufata nyine babiziranye nk'abasheri abasheri byaye mbako se no bibe nawe wabo bombi se utese ubwo no kuvuga ko impamvu yamukubise nuko bagiye mu modoka yamusize bagiye gufata umuntu ariko none abakoze nago afata uyu nkuru neza uko zumvikana tubwire yazize iki ko bagiye mu modoka zitandukanye ko yamutiye imodoka akayitinza yazize iki oya mwebwe mujye muva ku bantu utwaje gusanga nitonda kurusha Saverina muvuga ngo ngiye ngo ndi marine shande marayika w'umucyo bikira mariya ujya gutura kwa sheri wawe guri marayika ukimuka n'abafarisi n'iki Saverina ntararayo na rimwe wowe ubayo bayo namaze ni wese baro madede ubwo bawikirikira we ninde utazi inshuro wirirwa baradikana digidiye ako nimo kaje mwigira bamarayika ako sindararayo ntago ndi nka Saverina uramaza urarayo amagambo babarira abashaka kwinjira marayika uri ugiye kurarayo twimwe turamashuka ngo tumenye kurarayo twibwirira bya Saverina uko byagenze nuko byarangiye ise kigore twamureze twibwirira ubwira inshuti yanjye ubonye utaramira nawe iswafite n'ubukwe na faranga ndabizi ngo bigeze bigeze ni hafi nyamukobwa yarafashe imodoka ajya gufata umuntu kumbe uwo muntu agiye gufata ni murumuna wa Karambizi bavukana mu nda yabeshye Karambizi ko ngo umutipe ngo ni musaza ngo wa nyina wabo urumva ngo akari kwa nyina wabo nyamusara avuze ati reka basi umukobwa wanjye mutize imodoka namushyikire yewe n'umuryango ubona ko ndi ku hafi nyine nk'umuntu wenda kuzagira ikintu avuga ariko nase ntiyari famiye ye nta birenze ariko yari famiye yaracitswe yatakaye ngende kuzifata neza zimwe mbabara yivugira rero atari kugendana uri kumva yamubwiye gutyo arangije amubwiye ngo ni mu isaza we kwa nyina wabo ageze kuri airport asanga Karambizi umuntu aje gufata ni muri bavukana mu nda neza wa Karambizi baby ko
arangije nase Saverina na Karambizi bafitanye basanze ntabwo afitanye isano Eh. ahubwo Saverina ukuntu ari Marine yabeshye Karambizi ngo bafitanye ikintu bapfana kumbe ni umusore bitegura ku bana hanyuma Karambizi se nyine Karambizi mbona bitegura yari afite ubukwe bubiri niko nabo n'abahungu babiri kandi noneho bavindimwe ako bibasobanuriza ababyumve fofo asa Madede watakaye ese yarabizi nyine ko bavuga ntabyo yarazi nyine we ntabwo papa komeza birangira bite bahuye umuntu umwe barahageze nyine Karambizi atabaza muri umunabo ngo nese ngo atamubaza bite nyine ati nari nyine sheri yaraje kumfata yaraje na bouquet y'indabo nyasanga dari yo foto nyine waho niko na bouquet y'indabo na wine uje kwakira umuntu kuri airport Karambizi yarara karavuga ati uyu mukobwa niba yitegura ubukwe nanjye akabwitegura na muri umunange ari seriye cyapta inki nk'ebyiri mu gihe kibitekereza bamukubise nk'izindi nk'eshatu yaramukubise iyo foto noneho abashinzwe umutekano niho bahabaye bahise baza baravuga ati kadukize bano bantu ko muri umunani uvuze ati tudateze amahane reka mbakize arabakiza amwegezayo abashinzwe umutekano baraza barafasha ariko ibaze kugira ngo uzane bouquet y'indabo na wine uje kwakira za sheri ugahita ukubitwa n'inkuba oya reka babwize ukuri nubwo Saverina yagize ako ndumva ataramuhoye ubusa ntabwo yamuhoye ubusa pe ni ukuri kumana ariko ibaze ibintu uwo mukobwa yakoze ariko ariko nk'umuntu w'umugabo yari kwiwaka ku kibuga cy'indege ntamuteze abantu bene ako kageni ariko wa mugani kamere ntabwo kabura sheri ibintu bakavuga ndabyumva tujye tubwizanya ukuri ku kibuga cy'indege umuntu niho abonera umuco w'igihugu niho abonera mbese iriya ni isura mbi berekanye basebeje igihugu cyacu urumva abanyamahanga iyo baje niho babonera reba ayo mafoto uranga paparazi yari ameze ngo birabyo ni ese diya wese yatahinduka umunyamakuru baramuhoye ubusa ngo bataramuhoye ubusa Saverina nawe yarakabije oya wenda ntiyazize ubusa ariko bakoze ikosa sibyo hari aho barasebeje n'igihugu rwose nabo ubwabo barisebeje Saverina yahonzwe hamarigera ha izura ha umunwa aha ngaha icyariko nese niyo navugaga wa mugani ariko fufu habaye Madede shafu fose uko kwizagukwera izamwira ariko usura na Madede iyo kazi urupabura kumva nayo mabuno yawe angana gutyo ngo kuko amabuno azajya muri aha ngarafubagana nzafatanye yigiranye nyahonda honde ntago nzasubiramo aha ngaha mva ko oya birisiri izamwira sheri umva rero mubwire uzambabarire wibuka string yange uzayambaremo string ku buryo nyine urumva ikibuno kigenda kikamera gutya ukagenda kikagenda kidandabira nagiubangana kugira no bazagira gute bazaba bameze ngo oya string niyo gahunda nzagashyiramo mubitima gakato karekare ubundi kuko nyene ni igisesegisi uretse kubita imfubyi uri sexy Madede urakoze ni ukuri pe uramfashije kanze nkazinge neza kandi nzagukwera umva nigukwira ndamenya ko abantu abazungu bazi gukora ahubwo nshakira mbere pe ndewe ko nayijyana habaye iki se kandi Nese rero navugaga fofo ibi ni ibiki asa mwirwana asa Madede bite ngiye Madede asa mwirwana Madede uri mu biki fofo kubera iki nese ngiye ngo kubera iki akose ngo urabona ukuntu yabaye niko hasoni niko Madede uba muzima wa reba urushika ntabamuzimara urifata ukarwana mu bana abantu bose bicaye hano naso nanjye nagutwoye ikindi twatimo hanyuma se habaye iki nyine mupfuye papa savangiye kubona mbona aramunobye sinzi ngo habaye iki koko iki kandi twaganiraga ariko Madede afite ikibazo muri iyi minsi arakubita nuwo bonye akubitwa kandi uzikungurira wa mukobwa uzikungurira mbere yuko mucira umuntu urubanza mukamucira iteka mwagiye mubanza mukamenya icyabaye mbere ya byose yo kuvuga ngo ubwo burenganzira se bwo kwihanira wo niyo yabagukoreye iki wowe none se niki cyabaye none singa amashati niki cyabaye tubwire turakumva si sinjye nakoze ikintu n'amana yanjye wiki nese yageraga aha ngaha none reba yanciriye ikanzu arancira ikanzu ntaso ni wowe niba nkutije naraguhaye wowe waraguze niba urashakaga izo guca cyangwa ushaka izo kugeza ngaho utagiye kuguri yawe nta n'isoni uko kareba wakanu urifata ukanshira ikanzu uko gasa na kamarine kabi akoze ubu murimo muraseriva nyigutiza naguze ibyo wambwiye nyigutiza naguze ibyo wambwiye ako nawe Madede wahaye mukubise urushyi wikongera mbahaye amaplato n'ibirahure ngo mutegure musha aha ngaha kurwana nta soni ese wowe ntabwo umenya ko watiye wowe wagiye guca intizanyo niko baragutije ndetse urasanga wayicuye byagenze bitubundi ko nayambaye nyine
nkabona nyine ntabwo ipasura yageraga hepfo cyane nkabona agira isegisi nyine nkabona ntabwo iri segisi se yari iyawe uri ujya kuyipasura iyo niba washaka segisi ujya kugura iyawe nyine nabonaga nyine ari inturage ndavuga akanyigeza ngaha kugira ngo ibe segisi ngo ari wikongera kurwana wikongera gukubita umwana ariko ubundi tutararenganya amadederi umuntu aca imyenda yatiye ariko iri ni ishyano ni kajya imbere kajya kwambara kasha kambara reba ahantu reba ukuntu yayigize ubusa iyi kanzu izongera ibi kanzu reba yabaye ka umva fafo ndavuze ngo cashwa ngaho ujya kukuramo imyenda y'abandi kazi kwambara ibyo kadashoboye genda ujya kwambara ugakora wambaye nibwo none se ushoboye uko ndaseriva nambaye ubwo ndayikura urabusariva ugende wicare inyuma mu bandi inyuma cyangwa uhita utaha cyangwa tunatura nawe jya have se nawe jya wubaha mama sava cyaho hari genda mujyane mu cyumba akuremo iyo myenda ukuntu yasebye agasaverina ariko muhamundebera umuntu agize ataragutije aho wabungabunze ibyo agutije ugiye kubyangiza uratanyaguyera apanye hageze buriya se ari kwerekana nka wa wundi se bagira gutya bagatiza ukamutiza inzu wamara kuyimutiza akajya agapfumura habamo isuma ahazamanika amasogisi ahazamanika isuma ahazamanika ikariso waramuhaye inzu nzima ariko ngewe nsanze harapfumaguriye inzu nakwica bakaguhamba abantu b'iki gihe rwose mugende namwe mujye gusaba gira kwa mugende ubundi ntabwo inkuru zirarangira umunsi uzasiga ubusa turabigendesheje wa mubyeyi ibi bintu umva biragayitse ibi bintu biragayitse rwose